Urakaza neza ku Kuri TV Official. Uyu munsi turaganira ku bami b'iburasirazuba. Biragoye kuba wamenya ngo ni bande, kuko abenshi bitiranya iburasirazuba n'amajyaruguru, kuko biragoye kuba wamenya isi, ariko kuri uyu munsi byose ndabigusobanurira. Umwami w'iburasirazuba cyangwa abami b'iburasirazuba, wavuga Ubuyapani, wavuga Ubushinwa, wavuga North Korea, wavuga na South Korea, wavuga Thailand, wavuga Vietnam, Cambodia, ndetse n'ibihugu nk'ibyo ngibyo byose by'iburasirazuba. Mu majyaruguru tuhasanga izo za Spain, tugasangamo izo za Russia. Mu bami b'amajyepfo tugenda tuhabona ibihugu byose biyoborwa n'Abarabu. Iburengerazuba tukahasanga Ubufaransa, Ubwongereza ndetse na Amerika. Kuri uyu munsi turavuga ku bami b'iburasirazuba. Mu bihe bikurikira turajya ku bami b'iburengerazuba, kugira ngo mugende mumenya aho ibihe byerekeje ndetse n'iherezo ry'isi n'igihe kizaza. Biragoye kuba wamenya ngo bafite irihe huriro cyangwa se n'iki bazakora ku iherezo ry'isi. Ibyo byose tuzagenda tubisobanura kandi tubimenya uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi turahera ku bami b'iburasirazuba. Muri make, abami b'iburasirazuba ni abahe? Batandukanijwe n'imibare ndetse n'amabara y'amadarapo yabo, ndetse n'imyuka mibi imeze nk'ibikeri ihora iboshya buri munsi ngo baze ku ntambara ya nyuma y'isi, ariyo Helmagedoni. Ibyo byose tubona mu byahishuwe, aho ngo ikiyoka kigira gutya kikaruka imyuka itatu imeze nk'ibikeri, ikagenda ikinjira mu bihugu bitandukanye bitatu by'iburasirazuba, harimo Ubuyapani, Ubushinwa ndetse na North Korea, kugira ngo bize mu ntambara ya Helmagedoni, ari igenda ishyirwa mu bikorwa kuri uyu munsi. Ngira ngo ubona yuko niba biriya bihugu bikeneye peterole, nta handi bizigera biyibona, ni ukugenda bikagura muri Irani. Kandi kuri uyu munsi urabona yuko n'abami b'iburengerazuba batangiye kuhahurira, ari Ubwongereza, Ubufaransa ndetse na Amerika. Ibyo bihugu birashaka kugira ngo birwanire peterole bigana hariya, ariko intego nyamukuru barimo baritegurira intambara yabo ya nyuma, ariyo ntambara ya Helmagedoni izabera muri Isiraheli, ahantu Napoleon yitegereje hanze akavuga ati aha hantu niho hantu hari umuhora cyangwa se ubutaka bw'urugamba, the greatest battlefield in the history, cyangwa se ikibaya cy'urugamba kirekire kiruta ibindi byose ku isi. Helmagedoni ni nyina w'intambara, kandi ni nawe herezo ry'intambara ya nyuma izaba ku isi. Ikaba izarwanirwa ku butaka bw'isezerano bwa Isiraheli cyangwa se Isiraheli. Ikaba hagati y'abami b'iburasirazuba ndetse n'ib'iburengerazuba, kugira ngo uzatsinda muri bo azahabwe kuyobora intebe y'isi. Ariko muri make ibyo byose ni ukwibeshya. Icyo ukwiye kumenya kuri uyu munsi ni uko intebe y'isi burya iba muri Isiraheli. Icyo ni cyo kintu ukwiye kumenya. Yaba abami b'amajyepfo barayishaka, ab'amajyaruguru barayishaka, iburengerazuba n'iburasirazuba bose barayishaka. Muri make, ufite Isiraheli kuri uyu munsi ahagaze ayobora isi. Nibyo tugiye kurebera hamwe, turebe iherezo n'ibyo dukwiye kuba dukora nk'abantu bizerera mu byo Bibiliya ivuga, pa n'ibyo abandi bantu bavuga. Mu buryo bwa Bibiliya, ubwami bw'iburasirazuba buvuga kurasa kw'izuba cyangwa iburasirazuba. Ibi bihugu rero ni Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru ndetse n'Ubuyapani. Muri Bibiliya bivugwa yuko intambara izaba, ariko umugezi cyangwa se uruzi runini rwa Ufurate, ni amazi agabanyamo
iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ibice bibiri. Akaba ari umugezi munini ndetse utunze biriya ibihugu biba hagati mu isi yo hagati. Akaba ari umugezi mu gihe ufunzwe waba umeze nka Nile yo muri Afurika. Buriya bivuga yuko intambara izaba ariko umugezi cyangwa uruzi rwa Efurate rukazaba rwarakamye, hazaba hari umuvumbi icyo gihe. Kandi mu bahanga bemeza yuko uyu munsi uruzi rwa Efurate rumaze gukama kugeza ku rwego abarwambuka basigaye bakoresha amaguru. Hanyuma turibaza ngo ibyahishuwe 9:13 kugeza kuri 16 bitwereka ko hari ingabo zingana na miliyoni 200 zizambuka ruriya ruzi zije kurwana n'iz'uburengerazuba. Ibyo ubwabyo dukomeza kwibaza ati izi ngabo miliyoni 200 zishobora kuva hehe? Ntimwibagirwe yuko kuri ruhande rw'isi dufite Ubushinwa bufite 1,500,000 by'isi by'abaturage batuye isi, tukagira Ubuhinde, Ubuyapani ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Ibyo ni ibihugu bifite abaturage benshi kuri isi ugereranyije n'ubugari bwabyo. Yohana mu byahishuwe 9:19 arangije avuga ati hanyuma numva iby'umubare wabo. Ariko kuri uyu munsi ukwiye kumenya yuko bihagije byonyine kuba bwatanga ingabo miliyoni 200. Murabizi neza ko mu gihe kitari kera Ubushinwa bwemeje umwana umwe, akaba ari we uba mu muryango, aho abana b'abakobwa bicwaga cyangwa bakaburizwamo bakivuka. Kubera ibi byatumye Ubushinwa bugira umubare mwinshi w'abagabo. Bivuze yuko Ubushinwa kuri uyu munsi bugira abagabo benshi kurusha abagore. Ibyashuwe 9:17 bitubwira amabara yabo. Yohana arakomeza ati hanyuma mbona amafarasi. Wibuke yuko Yohana atigeze abona ibitwaro bya kirimbuzi, ntazi ibifaru, ntazi amato, ntazi imbunda ziremereye, ahubwo yari avuga ko yariho avuga ibyo azi neza mu mutwe wiwe. Uyu ntiyigeze abona ibyo bita artillery pieces, ntabwo azi machine gun, ahubwo arimo areba ibyo Imana imwereka mu mutwe wiwe. Arangije avuga ati ngo kandi nerekwa amafarasi n'abayicayeho bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro ndetse na hawakinto n'amazuku. Bivuga ngo ni umuriro n'amazuku, kuko hawakinto y'ubwayo nawo ni ubwoko bw'umuriro gusa ujya kuba umuhondo cyane nka zahabu ukuntu. Imitwe y'amafarasi yasaga n'imitwe y'intare mu kanwa kayo, hakavamo umuriro n'amazuku. Urumva neza ko amabara 3 avugwa hano ari ubururu, umutuku n'umuhondo. Tugaruke gatoya kwitegereza ku idarapo ry'Ubushinwa. Idarapo ry'Ubushinwa ni umutuku n'umutuku. Rikagiramo utunyenyeri cyangwa se inyenyeri z'umuhondo. Ingabo z'Ubushinwa zambara iniforume z'ubururu bwirabura, kandi simbole y'Ubushinwa ku ngabo zabo ni ikiyoka kiriho kiruka umuriro. Ubwo ni ukuvuga ngo ni fire dragon cyangwa se burning dragon. Biratangaje ukuntu ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bwuzuye neza ku bizaba kuri iki gihugu muri ino minsi ya nyuma y'ikiremwa muntu. Urebye ku ikubitiro, itangiro ryo kuramuka twararyinjiye, aho ishyanga ritera irindi shyanga, aho ubwami butera ubundi bwami. Hanyuma tukaburirwa ati abazaba batuye i Yudaya, abatuye mu mujyi
ntibazasubireyo gufata ibintu cyangwa gutora ibintu, kuko irazaba ari iherezo. Reba neza imbaraga z'Ubushinwa uyu munsi. Buri munsi Ubushinwa buriho bwubaka ibitwaro biremereye, harimo amato n'ibisasu byambukiranya imigabane kuruta ibyo Amerika yakoze, ndetse n'indege zabo buri munsi zihora zubakanwa mu buryo bumwe n'iza Amerika. Benshi bavuga yuko zibwe muri Amerika, kandi koko niko bimeze. Guhera kuri kajugujugu kuzamura kugeza kuri B-12, imwe mu ndege z'igisirikare cya Amerika, cyangwa se B-2 zihenze, buri munsi bari kubaka ibikorwa remezo byitegurwa by'intambara, kandi buri munsi igihugu kiri guha gasopo ibisigaye byo mu isi ko nibijya mu ntambara yabyo na Amerika ntibizayifashe. Urebye intego ya Amerika n'Ubushinwa kuri uyu munsi, ni uko habura akantu gato k'inkomyi ngo bihite birwana. Nta kabuza, ntabwo bishobora kuzaba kera, kubera ko kuri uyu munsi inkomyi yatangiye kandi ntabwo izasubira inyuma. Buri munsi bariko bubaka ubutaka mu mazi bwo gushyiraho ibirindiro by'imbunda zikomeye zo kurasa muri Amerika gusa. Mesaje iriho itambutsa ni Ubushinwa ku bihugu byo mu burengerazuba, ni uko batabatinya ndetse batanabubaha. Bivuze yuko Bushinwa nta gihugu na gito kuri uyu munsi bugitinya cyangwa se ngo bwubahe. Buri munsi Ubushinwa buri kugenda bugura kampani n'ubutaka mu bihugu bitandukanye. Nk'ejo bundi bari bashatse kugura ikigo cy'agaciro k'idolari mu isi, kikava muri Amerika, hanyuma ibyo gukoresha muri Amerika, hanyuma ibyo gukoresha ubwo butaka ni ukugira ngo bakontorole imirire y'ikiremwa muntu ku isi. Ubwo tuvuge kuri uyu munsi uritegereza ukajya ngo wagera ahantu ugasanga ubutaka bwabaye ubw'Abashinwa, inganda zose zabaye iz'Abashinwa, mbese basigaye bakoresha ekonomi yabo nk'intambara mu isi. Kandi murabizi neza ko Ubushinwa buhora butubura ibihingwa ngo buhaze isi nabo ubwabo. Bivuze yuko icyo gihe bagiye kuzajya basarura ibihingwa inaha iwacu n'ahandi hatandukanye ku isi, bijyanwe mu Bushinwa kubw'umwiteguro w'intambara bafite. Ibi byari inkuru yo mu myaka ya za 60 ishize, kuko bari bakennye cyane, ariko Imana yarabivuze. Niyo mpamvu ubuhanuzi buri kugenda bwuzuriraho. Mu byahishuwe ni uko mbona mu byahishuwe 16 hakomeza avuga ati ngo ni uko mbona iyo myuka ya kidayimoni imeze nk'ibikeri bitatu iva mu kanwa k'icyoka, mu kanwa k'umuhanuzi w'ikinyoma ndetse na Antikristo. Yohana atubwira yuko iyi myuka itatu izakwira isi mu gihe cyo kuramukwa cyangwa icy'ibyago. Ubu butatu ni ubutatu bw'umwijima. Iyi myuka ikaba ariyo ihura ndetse ikagaragazwa n'abasenga no kuraguza ibikeri. Murabizi neza ko mu gihe cya Farawo icyago cya kabiri cyari ibikeri, kubera ko basengaga ikigirwamanakazi gifite umutwe nk'uw'igikeri. Ariko mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo yariho avuga ko mu bihe bya nyuma abantu bazava ku kwizera kwa nyako, bagaha imitima yabo iyi myuka yoshya ndetse n'inyigisho zirimo za kidayimoni, harimo gutamba umuntu mugenzi wawe
ndetse no gutamba inyamaswa byose byikubira mu kuroga no kukuramya ibigirwamana bibajwe mu biti cyangwa mu mabuye ndetse n'ibibumbano. Yari wavuga yuko mu bihe bya nyuma hazaza abasenga Satani bakava mu bwihisho uhereye ku mashuri, muri muvi ndetse no mu nsengero zimwe na zimwe. Byaba bitangaje niba nawe utabibona. Kuri uyu munsi nta ndirimbo ishobora gutambutswa itarimo ubutumwa bwo gusambana, kuryamana, kwendana mu buryo butateganyijwe, ubusambo, kwica ndetse n'amarozi. Abadayimoni ni abanyabo, barica, barangiza, hanyuma iyo myuka izakoranya abatuye ku isi yose ngo bihuze n'Ubushinwa bajye gutera Isirayeli, ariko nabo bazaba bategerejwe n'umwami w'iburengerazuba ari we Antichrist, uzakoranya ingabo ze zose mu Burayi, muri Amerika. Bibiliya ivuga yuko amaraso azatemba ku butaka bungana na kilometero 200. Ni nko kuvuga ngo nta maraso ashobora gutemba kuva i Kigali ukageza hafi za Kinshasa. Gusa Bibiliya ivuga yuko Abisirayeli bazahungira ahitwa Ipetra, aho Imana izabarindira imyaka 3 ndetse n'igice, kandi ikazavunagura abanzi babo. Ugukurwa mu isi kw'abantu kugenda kwerekana, ariko mu Cyongereza byitwa the rapture cyangwa se ugukorwaho. Ibyizerwa bihari yuko bazakurwa mu isi hakiri kare, bizaba mbere y'imyaka 7 ya Herimagedone itaraba, kandi buri munsi nta zindi nkuru ziri gutangwa mu binyamakuru keretse amakimbirane ari hagati y'ibihugu. Ntibyagutangaza ejo mu gitondo ubyutse ukabyuka wirukanka, ukabyuka uhunga, kuko byaba byatangiye. Nuko mu iherezo ry'iki kiganiro hahirwa uba maso akageza ku munsi wa nyuma. Uko niko Yesu yavuze, mube maso kandi musenge igihe cyegereje kurusha ikindi, kuruta iby'iminsi byabereyemo. Bibiliya ikavuga ati uko wa munsi urushaho kwegera ari nako namwe mukunda guterana kwera, kugira ngo mukizwe ibibi by'uno munsi. Hanyuma witegereje nawe ushyire iyi foto mu mutwe, iri ni ryo sezerano Bibiliya yatanze yuko uko twamubonye agenda ariko akwiye kuzagaruka. Aya yari amateka ushyizemo Bibiliya, birushaho kumvikana cyane kugira ngo umenye aho isi igeze. Mwari kumwe natwe Ukuri Official. Ntugende udakoze like, subscribe cyangwa se utange commentaire yawe. Murakoze.